Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starike Muganga nanone uyu munsi nje noneho kubagezaho ikiganiro kivuga ku nyungu cyangwa se ibyiza byo gukora imibonano ku mudamu utwite. Abenshi bagiye bambaza bati ese mu byukuri hari akamaro gahari ku gukora imibonano ku mudamu utwite? Ese umudamu utwite agakora imibonano cyangwa se utwite umugabo we adahari ku buryo adashobora gukora imibonano? Ese hari itandukaniro, hari difference? Nibyo nje ko babwira. Ese gukora imibonano ku mudamu utwite hari ikintu bimaze? Twabonye ikiganiro kivuga akamaro ko gukora imibonano muri rusange, ngira ngo mwarakibonye, ariko noneho ku mudamu utwite nyirizina. Ese udakoze imibonano mpuzabitsina ku mudamu utwite hari icyo byagutwara? Wenda reka mbanze nsubize muri makeya icyo kibazo. Gukora imibonano mpuzabitsina ku mudamu utwite hari icyo bifasha, ariko nanone icyo kintu bifasha uramutse utayikoze na gato nta kintu byagutwara, kubera yuko ibyo bishobora kugufasha ushobora kubibonera n'ahandi hantu hatari mu mibonano mpuzabitsina. Icyambere, gukora imibonano mpuzabitsina ku mudamu utwite bifasha umudamu utwite kumva amerewe neza. Ibyo bikaba bishobora gutuma uko yumva amerewe neza hari imisemburo izamuka mu mubiri ijyanye no gutuza no kumererwa neza. Iyo misemburo ishobora no kugera ku mwana bigatuma umwana nawe akura yumva atuje. Icyakora iyo misemburo umuntu ashobora no kuyibonera ahandi. Ibindi bikorwa bishobora gutuma umuntu yumva atuje, yumva yishimye, yumva amerewe neza, nabyo bishobora gutuma umwana agerwaho na za ngaruka nziza. Icya kabiri, gukora imibonano byongera circulation y'amaraso mu mubiri. Iyo umuntu ari gukora imibonano amaraso arihuta cyane, bigatuma imyanya cyangwa se ama organe yose akenera gukoresha amaraso menshi agerwaho n'amaraso mu buryo bworoshye. Icyakora ntabwo ari mu mibonano gusa ibyo bishobora kuva, ahubwo umudamu utwite aramutse akoze n'izindi siporo zigenewe abantu batwite, nabwo amaraso ye aratembera cyane, bikaba byatuma agera ku mwana cyangwa se mu zindi organe zose ziyakenera. Urumva ko gukora imibonano mpuzabitsina byagufasha muri ubwo buryo, ukongera circulation y'amaraso mu mubiri no gutuma ibyo kurya cyangwa se amavitamine agera ku mwana neza kurushaho. Ariko si ho honyine byava, bisobanura ko n'umuntu udakora imibonano mu gihe cyo gutwita nawe umwana we ntabwo yavukana ubumuga cyangwa se ibindi bibazo ngo nukubera ko atakoze imibonano. Gukora imibonano nanone ubushakashatsi bugaragaza yuko bishobora gutuma umuntu asinzira neza, agira ibitotsi byiza. Icyo gihe gusinzira neza mu gihe utwite nabyo bifasha umubiri kuruhuka no kubona intungamubiri zishobora kugera ku mwana mu buryo bwiza kurushaho. Icyakora nanone nk'uko twagiye tubibona kuri buri ngingo, ntago gukora imibonano nibyo byonyine bishobora gutuma umuntu asinzira neza, kuko hari n'ibindi bikorwa umuntu ashobora gukora agasinzira neza mu gihe atwite, bigatuma za nyungu n'ubundi zigera ku mwana niyo yaba atakoze imibonano. Ubushakashatsi nanone bwagaragaje ko gukora imibonano mu gihe utwite bishobora kugabanya umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ni kimwe mu bibazo bishobora gutuma umudamu abyara igihe kitageze cyangwa se akaba yagira ikibazo, ibyo bita preeclampsia cyangwa iki. Umuvuduko w'amaraso mu gihe umuntu atwite ni ikibazo gikomeye, kandi gukora imibonano ni kimwe mu bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya kuri gahunda. Ubwo rero birashoboka yuko gukora imibonano hari icyo byagufasha mu gihe utwite, ariko nanone kugabanya umuvuduko w'amaraso bishobora no gukorwa binyuriye mu zindi activite, harimo siporo, harimo gukosora imirire n'ibindi bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya kuri gahunda. Ikindi rero, gukora imibonano mu gihe umuntu atwite bishobora gutuma imikaya ikikije igitsina, iyo bita pelvic floor muscles, ziba relaxe, zikamenyera gukora, ku buryo mu gihe cyo kubyara bishobora kuzakorohera ko umwana yahaca bitewe n'uko imikaya wayimenyereje kuba flexible, gukaya no kurekura. Pelvic floor muscles ariko ntago nanone zikomezwa n'imibonano mpuzabitsina gusa, kuko niyo umuntu akoze imyitozo yabugenewe yitwa Kegel exercises,
donc siporo zitwa Kegel zigenewe abantu batwite mu rwego rwo gukomeza cyangwa se gutoza imikaya yo ikikije igitsina, icyo gihe nabyo bishobora kuzatuma kubyara bigenda neza kurushaho. Nkuko rero tumaze kubibona, gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe umudamu atwite hari icyo byamufasha mu kumva amerewe neza, mu kugeza intungamubiri ku mwana uri mu nda, mu kongera circulation, mu kugabanya umuvuduko w'amaraso n'ibindi. Ariko nanone ntago umuntu udakora imibonano umwana we azavukana ikibazo cyangwa se ngo agire ibibazo bikomeye cyane kubera ko umudamu umutwite atakoze imibonano, kuko hari ibindi bintu ushobora gukora kugira ngo umererwe neza, usinzire neza, wirinde stress bitanyuze mu mibonano. Ubwo rero hagahita haza n'ikibazo, umwe mu bantu badukurikira yambajije ngo ese gukora imibonano noneho n'undi muntu utari umugabo wawe mu gihe umuntu atwite, ese byo hari ikibazo biteye? Gukora imibonano n'undi muntu utari umugabo wawe nk'uko n'ubusanzwe biba bimeze, gukora imibonano n'abantu batandukanye cyangwa se umuntu mudasanzwe muhuza ibitsina, bishobora kuvamo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ashobora kugutera ama infection, ayo ma infection akaba yagera ku mwana, akaba yamugeraho ikibazo. Ariko nanone iyo stress yonyine yo kumva wicira urubanza, yo kumva ubwoba bwo kwaciye inyuma uwo mwashakanye, uko kuntu nyine instabilité mu bwonko iba ibayeho, iyo nayo ishobora kugira ingaruka ku mwana utwite. Ubwo rero gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utari uwo mwashakanye mu gihe utwite nta ngaruka bifite ziri direct, ariko nanone iyo stress, iyo risk yo kuba wakwandura ama infection kandi utwite umwana w'umuziranenge n'ibindi bishobora gutuma biba byiza kubyirinda, na cyane cyane ko twabonye ko atari itegeko kuko ari imibonano mu gihe utwite, kuko uramutse utayikoze nabwo ntago umwana yazavukana ikibazo. Muri make rero tubonye ibijyanye no gukora imibonano mu gihe utwite, ibyiza, ingaruka, ndetse n'umuntu utayikora uburyo ashobora kwitwara kugira ngo umwana we amererwe neza nubwo nta mibonano mpuzabitsina yakoze mu gihe atwite. Ubwo rero nizere yuko byumvikanye. Murakoze. Yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.